Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusengera ijambo. Data mu izina rya Yesu Kristo, turasengera rino jambo, reka ukuboko kwawe n'imbaraga zawe n'umwuka wera biribemo, dushoboze kuganira n'ubwoko bwawe, udushoboze mwami kumva icyo uvugana natwe. Duha umugisha muri kano kanya, udukomereze imbere yawe, kandi mwami utugirire neza, tubone imbaraga zawe, tubone ibitangaza byawe, twumva umwuka wawe wera, tubone ukuboko kwawe, tubone imirimo n'ibitangaza biva imbere yawe, kuko ari Imana yacu itugira neza ijoro n'amanywa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yesu ashimwe. Abadukurikiye mwese online, bari kuri WhatsApp no ku zindi platform n'abari kuri Zoom, Imana mu ijuru ibahe umugisha mwinshi, kandi uku kwezi kwa kenda dutangiye kwabere ukwezi k'umugisha, kube ukwezi ko gusohoka mu bibaya. Haleluya. Hari ibibaya mwari mumazemo iminsi, hari ibibaya mwari mumaze igihe muryamyemo, ibyanyu byahindutse amagufwa yumye, ibyanyu byahindutse byaratatanye, nta byiringiro bihari, ariko dufite Imana mu ijuru itanga ibyiringiro. Dufite Imana mu ijuru ijya itabara abantu ikoresheje ijambo ry'ubuhanuzi. Ijambo ry'ubuhanuzi ni imbaraga Imana ikoresha itabara abayo, ni imbaraga Imana ikoresha ihembura abarabye. Ijambo ry'ubuhanuzi ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Ni ugukora kw'Imana. Ijambo ry'ubuhanuzi ni imbaraga z'Imana, kugaragara kw'Imana no kwiyerekana kw'Imana. Ijambo ry'ubuhanuzi rifite imbaraga ziruta iza diplome, rifite imbaraga ziruta iza kontra y'akazi wasinye. Imbaraga z'Imana ziri mu ijambo ry'ubuhanuzi zirakomeye kurenza imiti kwa muganga bakwandikiye. Imbaraga ziri mu ijambo ry'ubuhanuzi zirakomeye kurenza amaboko y'abami n'ibikomangoma n'abakomeye bo mu isi. Imbaraga z'ijambo ry'ubuhanuzi zirahambaye ku rwego byagorana kubona uko tubisobanura muri kano kanya. Haleluya. Ijambo ry'ubuhanuzi Bibiliya iravuga ngo Ezekiel yari ahagaze mu kibaya, ukuboko kw'Imana kwaramufashe kuramuterura, kumuterura mu biganza, kuramutwara mu buryo bw'umwuka, kumujyana mu kibaya kinini. Muri iki kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Aya magufwa yari amagufwa y'abantu. Ezekiel yabibonaga mu mwuka. Ni nk'uko waba uryamye ku buriri bwa iwawe, hanyuma ugatangira kurota, ukarota ubona uri ahantu, ukabona ukarota urimo ureba ibintu runaka. Ezekiel we ntabwo zari inzozi,
nk'izo twebwe jye nawe turota, ahubwo ryari yerekwa. Aryamye ku buriri bwiwe, Imana iraza iramuterura, ukuboko kw'Imana kuramuterura kuramujyana. Mu muhamagaro wa Ezekiyeli, uburyo yakoranagamo n'Imana, uburyo yaganiragamo n'Imana, uburyo yagendanagamo n'Imana, Imana yamukoreshaga mu buryo bwo kumutwara aryamye, cyangwa se ari nko mu cyumba cyiwe yifungiranye. Ukuboko kw'Imana kukaza kukamutwara, kukamujyana ahantu runaka, kukamutembereza, kukamwereka ibyaho byose. Nusoma igitabo cya Ezekiyeli, Ezekiyeli yari i Babuloni, nawe yari yarajyanyweho iminyago hamwe na ba Daniyeli. Nureba n'igitabo cyiwe cya Ezekiyeli gikurikirana n'igitabo cya Yeremiya, gikurikira igitabo cya Yeremiya, hanyuma kigakurikirwa n'igitabo cya Daniyeli. Yeremiya rero yahanuraga ibyo kujya i Babuloni, hanyuma Ezekiyeli ni umwe mu bahanuzi bisanze i Babuloni. Ariko iminsi myinshi yamaze i Babuloni, buri munsi cyangwa se inshuro zitabarika yatembereraga i Yerusalemu. Mwuka w'Imana yarazaga akamuterura, akamujyana i Yerusalemu, akamwereka amarembo ya Yerusalemu. Mwuka w'Imana yarazaga akamuterura, akamujyana muri Isirayeli, akamwereka ibikingi bya ba Dawidi, akamwereka uko ab'i Yerusalemu babayeho, akamwereka ibintu byinshi. Mu gitondo akagaruka agasanga ab'Isirayeli bari kumwe i Babuloni, akabaganiriza, akababwira ati rero burya iri joro nari nagiye i Yerusalemu gusura, rya rembo ry'aha n'aha ryarahindutse. Burya nasanze hari ikintu cy'igiti cy'ikigirwamana kiri mu marembo ahantu gutyo mudugudu bari barahubatse, nicyo cyatumye Imana ituzana aha ngaha. Kuko abantu benshi bajya gusobanukirwa ibintu birimo kubabaho byararangije kuba. Iyi ntambara irimo kuba, iyo harimo kubaho ubwicanyi mu gihugu runaka, amasasu avuga, ibintu byinshi birimo kuba, abantu benshi ntabwo bamenya ibintu birimo kuba muri ako kanya. Hari bake baba babisobanukiwe, ariko abandi bagenda babyumva hanyuma. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi intambara iba mu gihugu bagapfiramo, kandi bari bafite pasiporo, bari bafite itike, bari batuye no hafi y'umupaka, bari kwambuka bagahunga. Ariko kuko batabasobanukiye ibirimo kuba, babibaza ngo buriya birarangira, ese ibyo ni ibiki turimo twumva, ese ibyo ni ibiki birimo kugenda gute, bikagera igihe inzira zose zibifungiraho bakabigwamo, kandi byabaye bara. Ugasanga nk'ibintu bitangiye ari imyigaragambyo, bitangiye ari ibiki, mu gitondo bikavamo kudeta, mu gitondo abantu bakarasana, abantu bagapfa. Ibyo bikaba abantu bicaye aho ngo byatangiye babireba, bigasoza noneho nyuma y'igihe, ahubwo ugasanga ababyiga mu mateka nabo bafite ubumenyi burenze kurenza bari babyicayemo. Rero niko byagenze i Yerusalemu. I Yerusalemu igihe hasenyukaga, abantu benshi babonye ingabo za Babuloni zibaguye hejuru, babona barababoshye, hariho basuraga mu mazu, hariho bafatiraga mu mirima, bakabona igisirikare kiraje, barafashe barabashoreye, nimuze tugende, tujye murabimenya tugeze. Bisanga i Babuloni. Rero benshi ntabwo bari bazi uko byagenze ngo bagere i Babuloni, ntibari bazi icyabiteye. Bahoraga ikibazo, ese ko Imana yadukundaga, ko Imana yabanaga natwe, ko Imana yadufashaga, byagenze gute ngo twisange twageze hano i Babuloni? Ezekiyeli rero niwe muhanuzi ukomeye Imana yakoresheje, kuko yajyaga imutwara ikamujyana i Yerusalemu, ikamwereka ahantu mu marembo hari igishushanyo cy'ikigirwamana Abisirayeli basengaga. Imana ikamubwira ngo dore iki kigirwamana iki kigirwamana ubona aha ngaha nicyo cyatumye mfuhira ubwoko bwa Isirayeli, hanyuma mbwirukana mu gihugu. Akagaruka mu gitondo akabwira Abisirayeli ati navuye i Yerusalemu,
nasanze ahantu aha n'aha mu marembo aha n'aha hari hashinze igishushanyo cy'ikigirwamana abantu basengaga, nibo badukurure no baduteje umujinya w'Imana n'uburakari bw'Imana. Bugacya Imana ikongera ikamujyana ahandi ikamwereka ibwami byakorerwagayo, ikamubwira ati ibiri ubonye iriya mihango y'abadayimoni yo kumena amaraso no gutanga ibitambo no kwica abantu no kugenza gute, rubanda ntirwari rubizi, ariko nibyo byabaga i Yerusalemu, nibyo byabaga mu nzu z'ibwami. Niyo mpamvu umwami yanogowe amaso, niyo mpamvu abana b'umwami bishwe, haberaga ibintu bibi. Nicyo cyatumye i Yerusalemu hasenyuka. Ntutekereze ko ari ibindi. Ezekiel akavuga akazi kabwira ati burya mwari mubizi, ntimubone Imana yaremeye ko umwami wacu akurwamo amaso. Burya mu gikari haberaga ibintu biteye ubwoba. Imana yanjye imwerekwa rya nijoro, mbona abana b'impinja bicwaga batangwagaho ibitambo, mbona abagore batwite bicirwaga ibwami mu gikari, mbona ibintu byinshi cyane bitandukanye. Imana yabinyeretse mwiyerekwa. Abisirayeli bari Babuloni bagatanga akavuga ngo kumbe burya nibyo twazize. Nuko rero nibwo buryo Imana yakoranaga na Ezekiyeli, kwari ukumujyana mu buryo bw'umwuka, hanyuma akagaruka mu gitondo akabwira bari bari kumwe ati ibintu byagenze gutya na gutya na gutya. Iki gihe rero muri gice cya 37 Abisirayeli bari bamaze igihe barira, Uwiteka yaradutaye, Imana yaradutaye, Imana yaradusize, Imana ntitwibuka, Imana yaratujugunye, turakubitwa i Babuloni, tumerewe nabi, ntitugira icyo kwishyura inzu, tuba mu mazu y'ubukode, ntawe ugira ubutaka, ubutaka bwose twabusize i Yerusalemu, hano turi mu gihugu cy'amahanga, ntawemerewe gukora business, nta kintu na kimwe dufiteho uburenganzira, tumeze nk'intumbi ziri mu mva. Imana yaraturetse, yaduteye umugongo. Ntawe ugura ubutaka, ntawe ubaka inzu, ntawe ufite pasiporo, ntawe ufite indangamuntu, ntawe ufite business, turi abakozi b'abandi ku butaka bw'amahanga, nta gaciro tugira, nta burenganzira tugira, nta kintu na kimwe twemerewe. Barariraga ijoro n'amanywa. Muri ayo marira n'ako gahinda Imana irabyumva iri mu ijuru. Imana imaze kubyumva irangije irazifata mu ijoro Ezekiyeli, iramuterura mu buryo bw'umwuka, iramujyana. Noneho ntiyamujyana i Yerusalemu nk'uko byari bisanzwe, ahubwo imujyana ahandi hantu mu kibaya kinini cyane, mu kibaya kigari kinini, hari harimo amagufwa ibihumbi n'ibihumbi, ariko amagufwa yari yarumagaye, nta gufwa ryari riri ku rindi, amagufwa yari yaratatanye. Arabyitegereza, arabireba. Imana iramusanga, iramubaza ikibazo, iramubwira ngo Ezekiyeli we, hari ibyiringiro by'uko amagufwa yakongera kubaho? Bari mwiyerekwa. Ezekiyeli arangije abwira Imana, arayitegereza, areba agahanga, areba akaboko, areba udutoke, areba utuntu, areba utugufwa dutandukanye twuzuye turi aho ngaho. Aratwitegereza, aratureba, abona bisize ubwenge bwe, bisize ibitekerezo byiwe, bisize ubumenyi bwe. Reka mbabwire, muri ubuzima hari ahantu ugera ibintu bigasiga ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe, ugakora imibare yawe, ugacisha mu nshuti, ugacisha mu bavandimwe, ugacisha mu bo musengana, ugacisha mu bo mwigeze kumenyana, ugacisha mu byo wigeze kuba wagerageza cyangwa wakora, byose ukabinyuzamo amaso, ugashaka igisubizo, ukabona bisize ubwenge bwawe. Ezekiyeli yashatse igisubizo arakibura, yitegereje aya magufwa, arayareba, aramureba. Yari umuhanuzi, avuga ati ndi umuhanuzi, narigenje, nakoranye n'Imana byinshi, ariko ibingibi byo birenze ku rwego ndiho. Imana iramubwira ngo itegereze urebe umbwire, hari ibyiringiro by'aya magufwa? Yabaho? Hari icyo yavamo? Ezekiyeli arabwira Imana avuga ngo nize kwatura neza, ariko aha ngaho ntabwo byaba ari ukwatura, byaba ari ubusazi. Ariko hari ikintu kimwe nzi, giye ku ruhande rwanjye
nta na kimwe nsobanukiwe, ariko Mana niwe wabimenya, niwe wamenya amaherezo y'amagufwa. Niwe wamenya ko amagufwa abaho cyangwa se ataba. Hari ibihugeramo mu buzima ugasigara ubwira Imana ngo Mana ibiwe niwo bizi, niwo uzi uko byagenda, niwo uzi nimba byabaho, niwo uzi nimba bitabaho, niwo uzi nimba byashoboka, niwo uzi nimba bitashoboka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana irangije iramubwira ati rero ugize neza kumbwiye ko ari byo ubizi, nanjye hari ikintu nzi, imbaraga z'ubuhanuzi. Imana yibutsa Ezekiyeli yuko mu byo atazi, mu byo adasobanukiwe, mu birenze ubwenge, mu birenze imbaraga ziwe, mu birenze ubushobozi bwiwe, Imana yibutsa Ezekiyeli ibanga ryo guhanura. Haleluya. Iramubwira ngo burya ibintu byose byananirana, ibintu byose byaba bidashoboka, ariko nta kintu na kimwe kinanirana imbere y'umuhanuzi, nta kintu na kimwe kinanirana imbere y'amavuta y'ubuhanuzi. Y'ijambo ry'ubuhanuzi ryamanutse mu kibaya cy'amagufwa yumye havamo ubuzima. Haleluya. Y'ijambo ry'ubuhanuzi ryamanutse haba hari ibyiringiro by'uko aya magufwa yakongera akabaho. Ijambo ry'ubuhanuzi rifite imbaraga zishobora guhindura ibirenze ibitekerezo n'ubwenge bw'abantu na foromire abantu bakoresha. Ijambo ry'ubuhanuzi Imana ibwira Ezekiyeli amubwira ngo ndabizi, ariko reka nkubwire icyo nzi. Ndazi ko binyuze mu ijambo ry'ubuhanuzi, ndazi ko binyuze mu mbaraga z'ubuhanuzi, ndazi ko binyuze mu buhanuzi nashyizemo imbaraga z'ibidashoboka kuba ibishoboka. Ubu rero ya mbaraga ni amavuta naguhaye yo guhanura. Ugiye kubumbura akanwa uhanurira ibidashoboka kuba ibishoboka, uhanurira ibyo utareba kuba ibyo ureba, uhanurire ibikunanira guhinduka ibyo ushobora, uhanurire ibirenze ubwenge bwawe kuba ibyo ushobora gukontorora, uhanurire ibiri kure yawe kuba ibiri hafi yawe, uhanurire ibyo udashobora gukoraho kuba ibikoreka, kuba ibyo ushobora gufataho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana ihamagara ibitariho nk'ibiriho. Iyo Imana ihamagara ibitariho ikabihamagara nk'ibiriho, n'imbaraga z'ubuhanuzi, ni ijambo ry'ubuhanuzi. Reka mbabwire, igihe Imana yaremaga mu itangiriro, imbaraga zakoze mu kurema n'imbaraga porofetike, n'imbaraga z'ubuhanuzi. Isi ntiyari iriho ngo isi yariho ubusabusa, Mwuka w'Imana yagendagendaga mu gihe. Ariko igihe Imana yavugaga mu mbaraga z'ubuhanuzi, irimo kuvugana n'ibintu bitariho, bikakira imbaraga z'ubuhanuzi, bikaza mu isi bifatika bikabaho. Imana niyo muhanuzi wa mbere wabayeho, kuko umuhanuzi ni iki? Cyangwa se ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni imbaraga z'Umwuka Wera, ni ijambo rivuzwe mu mbaraga z'Umwuka Wera ribwira ibitariho ko bigomba kubaho. Ijambo ry'ubuhanuzi
n'imbaraga z'umwuka wera ziraba mu isi y'ibitagaragara zigakuraho ibigaragara zikabishyira mu isi igaragara. rero biravuga mu gitabo cy'itangiriro ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. mu itangiriro umwuka w'Imana yarariho ngo hanyuma isi ariho ubusa gusa ngo hanyuma Imana iravuga ngo nihabeho. Imana ikoresheje imbaraga z'umwuka wera, Imana ikoresheje imbaraga za Holy Spirit yahamagaye mu isi y'ibitagaragara, ihamagara ibigaragara biraza bibaho. niyo mpamvu Ezekiyeli nk'umuhanuzi yavuze ngo nubwo ntari muri uyu mwuka muri aka kanya, ariko nzi ko Imana igendera mu mwuka, kuko nayo ubwayo ni umwuka, kandi nzi ko ikoresha imbaraga z'ubuhanuzi. Ezekiyeli abwira Imana ngo Mana niwo bizi. Imana avuga ati okay, ubwo umbwiye ko mbizi, nanjye naguhamagariye kuba umuhanuzi, naguhamagariye guhanura. none rero bumbura akanwa kawe uhanurira aya magufwa. Ezekiyeli abumbura akanwa. Bibiliya avuga ngo ngitangira guhanura, haleluya, agitangira kuvuga, Ezekiyeli yinjira mu mwuka, ari imbere y'amagufwa yumagaye, ari mu kibaya cyuzuyemo amagufwa yacikaguritse, yinjira mu mwuka, atangira kuvuga mu ndimi, haleluya, avuga mu ndimi, atangira kuvuga mu ndimi, yuzura umwuka wera, yuzura Holy Spirit, atangira kuvuga mu ndimi, aravuga mu ndimi, yuzura umwuka wera, avuze mu ndimi, yuzuye umwuka wera, yuzuye imbaraga, yambara confidence, yambara imbaraga z'Imana, arangije atangira kuvugana n'amagufwa, bya bindi yabonaga nk'ibidashoboka, bya bindi yabonaga nk'ibitabaho, bya bindi byari birenze ubwenge bwiwe, bya bindi byari byasize imitekerereze yiwe, bya bindi atigeze yumva mu mateka, bimwe atigeze asoma mu bitabo. nta gitabo Ezekiyeli yari yarigeze asomamo yuko amagufwa yumagaye ashobora guhura kongera akabaho. nta n'umwe wigeze umubwira ko yabibonye, nta gitabo yabisomyemo, nta bakuru babimubwiye ko byigeze kubaho, nta experience namba yari afite, ni ibintu yari abonye ubwa mbere. ariko yuzuye umwuka wera, yizerera mu mbaraga z'umwuka wera, atangira kuvuga, avugira mu mwuka wera, avuga ijambo ry'ubuhanuzi, atangira kuvugana n'amagufwa mu kibaya, arabwira ngo wa magufwa we, wa magufwa we, wa magufwa we, ndahanuye mu izina ry'Uwiteka nimube bazima. wa gufwa we, tangira usange mugenzi wawe, igufwa ryo kuguru risange iryo ku kuguru, iryo ku kuboko nirisange iryo ku kuboko, iryo ku mutwe nirisange iryo ku mutwe, iryavunitse nirisubirane. arahanura, aravuga, masekere mosayi. Ezekiyeli arahanura, uko yahanuye yuzuye imbaraga z'umwuka wera, haleluya. mu isi y'umwuka buri kintu cyose kigira ugutwi, mu isi y'umwuka buri kintu cyose kirumva. muri Mbyambye aravuga ngo iyo ibihamagaye biritaba, buri kintu cyose. n'iyi mikoro ndimo kuvugiraho mu isi y'umwuka ifite amatwi irumva. iyi kamera ihagaze imbere yanjye irimo gutuma mundeba, mu isi y'umwuka ifite amatwi irumva, haleluya. ibi bikuta by'aya mazu bitugose bifite amatwi birumva, mu isi y'umwuka. abarozi babisobanukiwe mbere. umurozi araza akajya ku butaka, ku murima, akabwira umurima, akawutongera, akawubwira ngo ntuzongere kweza imyaka. uhereye icyo gihe uko uhinzemo bikarumba, uko uhinzemo bikarumba, uko uhinzemo bikarumba. kubera iki? umurima ufite amatwi. nta kintu na kimwe kibaho muri ubu buzima, iki kimwe kibaho urebesha amaso, kidafite amatwi. si amatwi y'umubiri, ni amatwi y'umwuka. imodoka igira amatwi, indege igira amatwi,
aya mafaranga izi noti n'ibiceri mureba bigira amatwi. Iyo bihamagaye biritaba, biterwa n'ururimi bihamagayemo, biterwa n'imbaraga uhagazemo. Yesu ashimwe. Ntabwo nyine wagenda ku gasozi gusa nurangiza mwaba amafaranga we ngwino ngakwitabe, urwo rurimi ntarwumva. Ariko hari ururimi rw'umwuka uvuga amafaranga kumva kaza yiruka. Hari ururimi rw'umwuka uvuga imodoka yari igiye kurenga umuhanda ikakumvira ikigarura mu muhanda. Ntabwo mushobora kubimenya, ariko twebwe turabizi. Twebwe turabizi. Gihe kimwe nari ntwaye imodoka, hari ubukwe bw'umuntu mu bakunda Imana bwari bwabereye Kicukiro kuri Havana. Abakunda Imana twe twateguye gift, hanyuma twari twagiye kwikoresha mu mujyi. Ubukwe bwari bwabaye ari ku cyumweru, sinzi ikintu cyabaye ku wa gatandatu, gift nitwayibona twagomba kwitora ku cyumweru. Hanyuma abantu bo mu rugo nene abatwaye gusenga kuri Zion, ndabatwara mbasigayo, ngewe ngenda mu mujyi gufata ya gift. Hanyuma nagomba kugaruka kuri Zion nkabafata nkabadepoza mu rugo, nangiza nkagiye gufata abandi twagombaga kujyana mu bukwe mu bakunda Imana muri ubwo bukwe bwa Kicukiro, bwari bwabereye Kicukiro. Noneho ndagenda mu mujyi, ba bantu bo gufunga amagifti no kugenza gute, ngira ngo ni ifoto twe twakoresheje kuyisohora, kuyifunga, kugenza gute, biragorana, baratinda, kiritirarangira. Mu bantu nagombaga gutora harimo n'umukecuru, barantegereza. Kirite bari mu ya mbere irarangira, iya kabiri irazirinjira, basigara bahagaze hanze. Hanyuma navuye mu mujyi ndimo ndiruka cyane, narihutaga kugira ngo basi ndebe ko nacunguza uburyo mwete nkaza nkabafata nkabajyana mu rugo. Ngeze kuri ya muhanda wo mu Kanogo, uva mu Kanogo ugenda Rwandex, nari mfite imodoka nto y'ivatiri. Murabona bino bikamyo binini bya Samuterera bifite amakontineri inyuma bikururana. Hanyuma shaka kugidepansa. Rero abazi ibihugu bya East Africa cyari gitwaye no mu Tanzania. Ibihugu bya East Africa, Kenya, Tanzania na Uganda, batwarira muri iyi side y'ibumoso. Noneho mu gihe twebwe abo mu Rwanda no mu Burundi, ngira ngo no muri Congo baba francophone, batwarira muri iyi side y'iburyo. Umushoferi abayicaye muri side y'iburyo, abayicaye ahangaha iburyo muri iki gisate cy'umuhanda. Iyo udepansa rero, kubera ko umushoferi abayicaye aha muri side, iyo ugiye kudepansa uraza ugaca hano mu kuboko kw'ibumoso k'umushoferi muri ya side. Ku bantu batwara mu Rwanda no mu Burundi ucanga muri side y'ibumoso. Ariko hano muri bihugu bya Kenya na Uganda na Tanzania, iyo udepansa uca hano, nuvuga ngo uca muri kuboko kw'iburyo. Iyo ugiye guca ku modoka ikuri imbere uca muri kuboko kwa hanga. Abantu benshi birabacanga. Iyo wamenyere gutwara iri ukagera ahangaha biragucanga, wamenye gutwara ngo ukagera biragucanga, bisaba ngo uba ufite experience. Rero kuko yari kuri iyi side aricyo gikamyo, urumva no mu Tanzania, yewe nza kumudepansa ngo nce ibumoso bwiwe. Ariko wibuke bo yuko iyo badepansa uca iburyo. So igihe naciye ibumoso, nawe yaramaze guhindukiza imodoka igikamyo akizanye mu ruhande rw'ibumoso, kandi namaze kwinjira nagezemo indani
murumva ikintu cyari kigiye gukurikiraho. Yaragiye kunkubitiramo hagati cyangwa se akanshibura imodoka ikandenza umuhanda. Ariko nayo navuye mu rugo nsente, kandi inshuro nyinshi iyo ndi mu muhanda nta imodoka ngenda, uwo mwanya sinkunda kupfusha ubusa, nkunda kugenda nsenga cyangwa se ndimo kuramya. N'ubundi tsiri naho ngo mu muhanda nayo ndimo gusenga ko already na kirite mu gatondo sinenegiyemo, nayo ndimo nisengera mu modoka. Ampindukiranye gutyo kubera ko nange urazi yuko iyo ugiye kudepansa wongera umuro kugira ngo wihute. Murumva ibyari bigiye kumbaho. Nabwiye imodoka yiwe niyo ntwaye mu mbaraga z'umwuka w'ubuhanuzi. Nirukana kiriya gikamyo, mpagarika imodoka nari ntwaye, nabikoze amasegonda nkayo guhumbya. Ndavuga mu izina rya Yesu Kristo wagikamye ngushubije kurane nawe hagarara, kuko kwihagarika kuri feriyo nari ntwaye ntabwo byari ko kunumva namaze kwangaja, ndadepanshije, shizemo umuriro, undi ahise mpindukiranaje muri ya side agiye kunkomanyirizamo hagati. Imodoka yahagaritswe n'imbaraga ntaziza arizo, ikubita borodire, amapine yose iy'imbere n'inyuma zose uko ari ebyiri zita ziturikira icyarimwe, ziraturika ako kanya. Imodoka itiryama ariko ntiyibirandura ngo igende, imbaraga z'Imana zita zihagarikira muri kaburimbo hagati. Imodoka zari ziri inyuma, uriya muhanda imodoka ziba zicamo ziba ziruka hameze nka highway, murabizi. Izari inyuma iyo zihagarara zari kugongana, zahise zindepansa zica ku ruhande rw'ikamyo. Igikamyo kirakomeza, abantu bavuza induru, amapine yombi araturitse, hasigara abiri yo ku ruhande. No gukura imodoka muri kaburimbo byari ikibazo, ariko irahagarara. Usibye amapine abiri yangiritse, y'imbere n'iy'inyuma, imodoka isihagarara neza. Kandi baze kuri wa muvuduko ubundi ntibibaho, ni vatiri, ni Toyota, ntago ari Benzi. Benzi nizo ziba zifite n'imbaraga ziba ziremereye, ni Toyota. Kari umuyaga kagomba guhita karenga umuhanda kakagiriye. Ariko kuko nasobanukiwe iri banga ryuko buri kintu cyose mu isi y'umwuka kirumva, navuze aho modoka we hagarara, urusi rwo rupfu rwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Irahagarara ubwa, amapine araturika ariko irahagarara, ntiyarenga umuhanda. Izindi zose zirakomeza, na cya gikamyo kirakomeza. Ndabanza ndatuza gato, shyira ubwenge ku gihe, hama mpita mpamagara andi bari kuri zo, numva nangiye kubageraho. Ndabwira ibimbe ndababwira ningera mu rugo, mpita mbareza amafaranga kuri telefone, mufate taxi voiture mutahe. Hagarara ku ruhande, nari mfite ipine imwe ya reserve, kandi haturitse abiri yose icyarimwe. Haza akandi kamodoka kandi gagarira iruhande, bantiza ipine, shyiramo indi, hanyuma ndagenda njya kuri sitasiyo yari hari ya Rwandex, ngura ipine y'inyuma, nambika ijanti. Ubwo ndangije ngira ngo aramaze kuba nko masaa 9 gutyo, mbona kujya gufata abona afataganye, turakomeza dutaha ubukwe. Yesu ashimwe. Nabonye ukuboko kw'Imana, mbona Imana inkishije urwo rupfu. Hari abakunda Imana bamwe bancangwa baramaga barambwira ngo tukubonye uhagaze ngo ku muhanda, byagenze gute ko tubonye uhagaze n'imodoka wagize agisida? Nabwira nti muceceke, ntabyo muzi byabaye, Imana irandokoye gusa, ariko nta kindi kibazo na kimwe cyabaye. Ibintu byose mu isi y'umwuka birumva. Yesu ashimwe. Birumva. Rimwe twari tuvuye Uganda, turi muri bisi ya nijoro, bisi zarirukaga cyane.
noneho muri kiriya gihe hari haharawe yuko abantu baza bagatega ziriya modoka zirimo zijya mu Rwanda, bagatera ibuye bakarikubita kuri paraburize kwa shoferi imbere, byakwikubita imbere akikanga, imodoka igahita irenga umuhanda ikagwa, bagahita baza bagasahura ibintu, kuko abaga bazi yuko imodoka zirimo abantu bavuye mu Ruganda kurangura batwa ibintu mu Rwanda no mu Burundi. Byari biharawe icyo gihe, hari hakunze kwa amakisida menshi, ariko ntabwo bamenyaga ikintu cyateraga, ariko n'abantu babikoraga gutyo. Samutime bagatega n'imisumari, imodoka zayikandagira, amapine agatoboka ko n'umuvuduko ziba zifite zikarenga umuhanda. Twari tuvuye kuri Prayer Mountain gusenga, twarimo dutaha mu ijoro, tugeze ahantu umuhanda wari wacitse, imodoka imara nk'isimbuka ijya mu kirere. Abo twari turi kumwe bamwe twari twicanye, avuga ati umva turapfuye noneho ibyacu birarangiye. Ndabwira nteka mbabwira ikintu kimwe, mbere yuko ninjira muri iyi modoka nayitegetse ko igomba kugera aho tugiye amahoro, nta kintu na kimwe dushobora kuba. Nayibwiye kandi yumvise, nabwiye amapine yayo, mbwira vura, mbwira buri kimwe cyose kigize yuko idutwaye kandi igomba kutugeza iyo tugiye, ntimugire ikibazo, nimujyame mwisinzirire. Tugeze ahantu mu nzira dusanga ya mabandi yandi atega abantu gutyo, bafata ibuye bararikubita, bariteye, imodoka yari ifite umuvuduko urenze, noneho birabusanya, barahusha, ibiratambutse, ibuye riraza rifata ku kirahure cyo ku idirishya nari nicaye, rirakubita idirishya, pa, rirasandara. Imodoka irakomeza iragenda, ntiyahagarara kuko yemeze gutyo ntabwo ushobora guhagarara kuko uba uri muri ako gace kawe. Igeze imbere bari bateze icyuma mu muhanda, iragikandagira, ipine imwe iraturika, ariko inyuma kuri biriya bibisi inyuma haba hariho amapine abiri, haturika imwe y'imbere indi gumaho, ntibahagarara. Turakomeza turagenda, tugeze imbere ahantu mu gasantere, niho bahagaze, bazana amashashi bashyira ku idirishya, bafata ipine barayihindura, avuga ati turi abanyamahirwe iri joro. Muzi icyabaye? Bisi yari idukurikiye inyuma, barayigushije, basahura bari barimo bose, nta kintu bakuyemo. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'ubuhanuzi zigukura mu kibaya cy'amagufwa yumye. Ibi ntibikorwa mu buryo busanzwe, ntabwo iteka uko uvuze bw'amadoka butugeze ariko bikora. Bisaba imbaraga z'umwuka wera, bisaba amavuta, bisaba ubushobozi bw'Imana. Ezekiyeli yari azi neza yuko amagufwa abasha kumva ijwi ry'ubuhanuzi, ariko bisaba imbaraga zo kwizera ziri muri we, bisaba imbaraga z'umwuka wera no gukorana n'Imana biri muri we. Aho muri ako kanya yabonye amagufwa, akuraho kwizera kose kwari kuri muri we. Iyi niyo mpamvu uzasanga wowe nk'umurakore hari ibintu byinshi uvugana nabyo, ariko uzasanga ari utuntu duto, ari utuntu tworoheje, ujya ubwira, ujya watura, cyangwa se ujya uhanurira tugasohora, ariko ibintu bikomeye wavugana nabyo ntibyemera. Urazi impamvu? Impamvu ni uko ibintu bito bito, ibintu byoroheje biratworohera kubyizera. Ntabwo binyeganyeza ukwizera kwawe, ntabwo bigerageza ukwizera kwawe. Usanga ukwizera kwawe kwazamutse 100%, yuko nuhamagara isukari yo gushyira mu cyayi cyangwa se mu gikoma iri buze kukwitaba.
uko kwizera uba ugufite 100% utabishidikanyaho. Warangiza ugahagarara ukatura, ndahamagara isukari, ndatura isukari, ndahamagara ikiro cy'isukari. Mukanya ukabona umuntu akohereje amafaranga kugura ikiro cy'isukari, cyangwa ukabona umuntu akikugemuriye, cyangwa ukabona giciye mu nzira runaka utazi. Ariko wahagarara uhamagara 100,000 by'amadolari ntibize. Ukwezi kugashira, umwaka ugashira, imyaka 30 igashira, ubihamagara bikanga. Impamvu ni iyi. Impamvu nuko 30,000 by'amadolari kubera ari byinshi biremerera ukwizera kwawe bikakwicara hejuru, ku buryo niyo urimo kwatura no guhanura ubihamagara ntabwo uba ufite uko kwizera yuko uri bubibone. Biba bisa nkaho ari ugupfa kuvuga gusa. Uzasanga usengera umwana ntazi, usengera umugabo ntazi, usengera umugore ntazi. Kubera iki? Kuko icyo kintu urimo gusaba ubunini bwacyo buhita burenga ukwizera kwawe. Noneho ugasanga ukwizera kwawe kuri hasi cyane y'ibyo urimo gusaba. Urabisaba ariko ntubyizeye, urabisaba ariko urabishidikanyaho, urabyatura ariko birenze kwizera kwawe. Ukwizera kwawe kuri hasi y'icyo kintu urimo usengera. Niyo mpamvu rero Ezekiyeli arebye aya magufwa, yarasanzwe afite uku kwizera, yarasanzwe ahanurira ibintu, yarasanzwe avugana n'ibintu bigakora bigakunda. Ariko arebye aya magufwa, amagufwa amukuramo kwizera, amukamuramo kwizera, arenga ubushobozi bwe n'imbaraga ziwe. Yesu ashimwe. Uko kwizera kumaze kujya hejuru ubuzima bwiwe biramunanira, biramusiga. Abwiza Imana ukuri ati ibindi byose nahanuriye ukwizera kwabyo nari ngufite, ariko muri kano kanya ukwizera kw'aya magufwa ntako mfite. Si uko bitashobokaga, si uko atarazi yuko iyo avuze ijambo ry'ubuhanuzi rikora. Ariko ikintu yarasobanukiwe neza, yarasobanukiwe neza yuko ibintu byose mu isi y'umwuka birumva ariko bigira amatwi bijyanye n'ijambo ryo kwizera urimo kuvugana nabyo afite. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu igihe kimwe na kimwe uzasanga abantu bakubwira ngo wipashije muremure. Kubera iki? Ukwizera kwabo ni kuri iyo level. Ariko we wakumva ukumva na kantu gato urimo gukora, kumva na kantu gato ukurikiye. Ariko uguteza amatwi cyangwa se ukureba akabona uri muri gerezaho, kavuga ariko Apostle mwana wa mama, ibyo bintu wabaye ubiretse, wagerageje utungutu. Kubera iki? Iyo areba ibyo bintu urimo kugerageza, yareba ibyo bintu urimo gukora, biraremereye kuri we. Ariko nyamara kuri wowe urabibona nk'ibintu bisanzwe. Yesu ashimwe. Uzasanga inshuro nyinshi tutajya twemezanya n'abantu batuzengurutse. Uzasanga inshuro nyinshi inama z'abantu bakugira ziba ari iziguca intege. Kubera iki? Ukwizera kwabo kuri dimensiyo yo hasi cyane. Mu gihe wowe ukwizera kwawe kwazamutse kukajya ku rundi rwego rwo hejuru, kukajya ku indi dimensiyo yo hejuru, wowe ukareba ibintu nk'ibyoroheje, ukareba ibintu nk'ibishoboka, ukareba ibintu nk'ibibasha kumva ijwi ryawe, nk'ibibasha kumva icyo ubibwira, nk'ibibasha kugenda mu cyerekezo ubyerekejemo. Ariko mugenzi wawe ukureba
we akabona ko ari binini cyane bimusumba, ahubwo akakubwira bya bindi biri kuri level ye. Inshuro nyinshi iyo umuntu akubwira ibintu, iyo umuntu akugira inama, aguha inama zijyanye na level ariho. Niyo mpamvu mu buzima nushaka gutera imbere, nushaka kugera ahantu hakomeye, ntukaganire n'umuntu watsinzwe, ntukaganire n'umuntu byananiye, ntukaganire n'umuntu uri kuri level yo hasi. Niba umuntu ataratunga imodoka, ntuzamuganize ibyo kugura imodoka. Niba umuntu atarubaka inzu, niba umuntu nta kibanza aragira, niba umuntu atararongora, ataragira umwana, atafata responsibility, ntukamugishe inama kuri ibyo bintu. Oya, kubera ko we ukwizera kwiwe kuri munsi cyane y'ibyo urimo mubaza. Inshuro nyinshi uzasanga murimo kubwira ati, kuba ugize imyaka runaka, rwose wa musore we, inama nakugira nimwe, muri iki gihe biragoye ufata umukobwa ukamuzana mu rugo ukamutunga ukarwana n'ubuzima, biragoye. Ariko buriya wifata uriya mudamu wadivorushije cyangwa se wapfakaye, afite amafaranga, afite inzu, nta kintu na kimwe bizakugoza. Se muri iki gihe urarushywa n'iki? Erega isi yarahindutse. Azaguca intege akumvishe ko bidashoboka, kuko urwego ariho abibona nk'ibidashoboka. Urwego ariho gutegura ubukwe ntiyabishobora, urwego ariho gutunga umugore n'umwana mu nzu ntiyabishobora, urwego ariho nta mwana yabona. No mu kwizera kwiwe ntibishoboka. Niyo mpamvu atigeze anabigerageza, nuko bidashoboka. Iyo abirebye abona bidashoboka mu kwizera kwiwe. Rero nuza kumugisha inama, azakugira inama yuko bidashoboka, akubwira twa tundi duto two hasi tworoheje tutakuvuna, kuko nitwo yizereramo. Iyo ushaka kugera kure, uganira n'abantu bageze kure, kuko reka mbabwize ukuri, bari abantu bageze kure, bari abantu bafite ama-entrepreneur, bafite ama-company, baba-entrepreneur bafite ama-company, bakoze ibintu bihambaye, baca muri challenges zitandukanye, baba barahombye inshuro zitabarika, baba barashoye bigahomba, ubundi bikaza. Nubona umuntu warongowe, uzamwegera umubaze, uzasanga yaragize amadeception atagira uko angana mu buzima bwiwe. Uzasanga hari abamubenze, hari abamwanze, hari abamututse, hari abamumwijeje icyizere, barangije baramuhakanira. Yagiye kugera ku rwego rwo kubona uwo bajyana mu rugo, afite ibikomere bitagira uko bingana mu mutima wiwe. Uwo rero azakugira inama, azakubwira ati sawa ngo ubuzima burangirira, bambenze ari 5 ariko kuwa 6 yaranyemeye, banyenze ari 10 ariko 11 twarabanye. Ntuzabaza umugore utarabyara uburyo kigise kiryana, ntabyazi. Ariko uwabyaye uzamwegera umuganiza, umubaza ati ese mbwira bimera gute, azakubwira ati byihorere. Uzabimenya umaze kumusunika, nibwo uzasobanukirwa. Ariko utarabikora ntabyazi. Niyo mpamvu ku rwego utarageraho, ganira n'umuntu wageze kuri urwo rwego, aguha inama n'ibitekerezo. Atari ibyo uzahera imbere y'amagufwa yumye. Ezekiyeli nta wundi muntu yari afite wo kugisha inama no kuganiriza, ariko imbere yiwe yari kumwe n'Imana ishobora byose. Aritegereza arareba, asanga ibintu agezemo nibwo bwa mbere abigezemo, ibyo abonye nibwo bwa mbere abibonye. Arangije arahindukira areba Imana, avuga ngo Uwiteka ni wowe ushobora byose. Urabizi ko amagufwa yabaho cyangwa atabaho, bishyize mu biganza byawe. Imana rero haleluya,
imana kuko iri ku yindi level iramubwira ngo hanura. Haleluya. Iri ku rundi rwego, iri ku yindi level, isumba byose, iri hejuru ya byose. Arambwira ati don't worry, ntugire ikibazo, noneho bumbura akanwa kawe uvuge. Abumbura akanwa atangira kuvuga. Bibiliya avuga ngo akibumbura akanwa igufwa ritangira gusanga rigenzi gayo. Kubera iki? Amagufwa arumva, nubwo banayumagaye arumva. Reka nkubwire ngo ibintu byose ureba imbere yawe nubwo banabyumagaye ariko birumva, bifite amatwi, bishobora kumva. Iri jambo tuzarikomeza kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu. Tuzaba turi ahangaha online. Tuzarikomeza kuwa gatatu ku mugoroba no kuwa kane no kuwa gatanu. Kuwa gatanu dufite na veye hano live online, tuzarisengeramo. Ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo gusohoka mu kibaya cy'amagufwa yumye. Hari amagufwa yumye ari mu buzima bwawe, hari ibyo uraba biri mu buzima bwawe, ariko uyu munsi Imana nakubwira ngo hanura. Ikibazo gihari rero nuko Imana ikubwira ngo hanura, ariko ukwizera kwawe n'ukwizera kwanjye ntago kujyanye n'ayo magufwa ari imbere yawe. Amagufwa ari imbere yawe aremerereye kwizera kwawe. So ni gute rero ukwizera kwawe kwazamuka kugira ngo ushobore kuvuga n'ayo magufwa ari imbere yawe? Amagufwa ni iki? Nubwo bushomera umazemo igihe kirekire. Amagufwa ni iki? Nicyo cyangiro, niyo nzara, nubwo bukene, nibyo bintu byose wagerageje byanze, ni amagufwa ari imbere y'ubuzima bwawe. Akeneye ijwi ryawe, akeneye kuvugana nawe, ukeneye kuvugana n'iyo pasiporo ushaka, ukeneye kuvugana n'iyo viza ushaka, ukeneye guhanura uwo mugabo, uwo mugore, uwo mwana, urwo rubyaro utegereje. Ariko ikibazo, ese nuvuga bizashobora kumva ijwi ryawe? Ese ufite imbaraga zo kuvugana byo mu buryo bw'umwuka? Tuzaba tubiganira kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Mbere ko dusoza, hari nimero zirimo zitambuka ngo kuri screen zanyu, murashobora kuzikoresha mutanga icya 10 n'amaturo. Dushimira Imana yabanye natwe mu kwezi kwa munani, kadushoboza kujya no kunywa no kwambara no kujya mu mazu no kwishyura amafagitire yose atandukanye, ikaturinda umunsi wa nikabiduha kwezi gushyashya. Kandi ikindi watanga n'ituro ry'imbuto ryo kwibira uku kwezi kwa kenda dutangiye twinjiyemo. Fata ituro ryawe uribibeho imbuto, ubwira Imana ngo Mana, iyi mbuto ndayibye kubw'ukwezi kwa kenda, niwo uzangaburira, niwo uzanyambika, niwo uzabana nanjye, niwo uzanshyigikira, niwo uzayobora intambwe z'ibirenge byanjye byose mbishyize mu biganza byawe. Ubibe imbuto ifungura umuryango w'ijuru, ikingura ijuru, igukingurira inzira, igukingurira imiryango. Haleluya. Birakora bwoko bw'Imana. Bibira uku kwezi kwa kenda, kubw'ibyo wifuza byose Imana izagukorera kandi izabana nawe muri uku kwezi kwa kenda. Kubyifuzo byose ufite n'ibyo usengera mu kwezi kwa kenda, utanga imbuto. Haleluya. Kuko izi mbuto uko biba imbuto, ibishyimbo mu butaka bikabora bikamera ugasarura, niko no mu buryo bw'umwuka bigenda. Imbuto tuba mu buryo bw'umwuka turazisarura. Hanyuma ijambo ry'Imana avuga mutange icya 10 n'amaturo, mubingeragereshe muri ko ntabagomuraho umugisha, mukaburaho mu bukwiza. Imana yabanye nawe, yaguhaye imbaraga, yaguhaye umugisha. Muri kano kanya tanga icya 10 kubyo wasaruye muri uko kwezi kose kurangiye kwa munani, cyangwa se muri iminsi yose itambutse. Utanga icya 10, utanga umugabane w'icya 10 mu by'Imana yaguhaye. Uzarushaho guhabwa umugisha mu kuboko kw'Imana, mu mbaraga z'Imana. Kandi twatura amaturo y'ishimwe no guhigura imihigo ukoresha izo nimero ziri imbere yawe, bitewe n'igihugu urimo. Utari mu gihugu kimwe muri ibi ngibi, u Rwanda, u Burundi, Uganda na Kenya, uri mu bindi bihugu bindi bitandukanye, wakoresha nimero yo muri Kenya ya M-Pesa iri aho ngo kuri screen yawe, niyo wakoresha ubiba imbuto yawe muri kino gitondo. Imana mwishije baho umugisha. Abari kuri Zoom namwe nimero mukoresha neza zindi zisanzwe, abari kuri
platform ya group yacu ya WhatsApp, namwe nimero turazibohereza ko nizazindi zisanzwe n'undi muhora mukoresha, n'undi turazishyiraho turangije, hanyuma dukomeze gukorera Imana. Reka ro dusengere ijambo ry'Imana, dusengere n'amaturo dutanze, hanyuma ku mugoroba saa 3 z'ijoro turaza kuba turi imbere Imana dusenga ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, dusengera uku kwezi kwa kenda twinjiyemo uko duhora tubikora igihe cyose, duhora dusengera ukwezi twinjiyemo kugira ngo koko kw'Imana imbaraga z'Imana bizabane natwe muri uku kwezi gushya tuba twinjiyemo. Ibindi turaza kwivugana ku rubuga. Imana mu ijuru baho umugisha. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushima ku bw'ijambo ryawe, turagushima ko kwabanye natwe, izina ryawe Mwami rihabwe icyubahiro. Data turakwerekera iminsi 3 tuzamara, kwa gatatu, kwa kane no kwa gatanu tuganira kuri ijambo Mwami. Data ndakwinginze ngo Data ukomeze kuduha imbaraga, ukomeze kuduha amavuta, ukomeze kutugira neza, kandi Data ukomeze kuduha kwizera kugira ngo dushobore kuvugana n'ibyo waremye, dushobore kubwira amagufwa yumye, kandi dushobore gusohoka muri iki kibaya dutinzemo tumazemo igihe kirekire. Data turakwinginze kugira ngo umugisha bose Mwami batanze icya 10, batanze amaturo, basapotinga umurimo wawe, Data bahigura imihigo, kandi Mwami batanga amashimwe mu bwami bwawe no mu bwiza bwawe. Urakoze Mana agakiza kacu, umugisha abo twabanye bose, Data bari badukurikiye live online, abazakurikira ino jambo bose Mwami baho umugisha kandi ubagire neza, ndetse Mwami abo twabanye mu kuramya no guhimbaza bari mu buhanga bw'ibyuma, buri kimwe cyose Mwami ugishimirwe kandi ugire bw'icyubahiro, kuko niwe Imana ihambaye kandi niwe Imana igira neza. Izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Iki kimwe dufite morning glory mu gitondo saa 11. Imana yo mu ijuru ibagire neza, mugire icyumweru cyiza. Bye bye.